Ikanongera ikaze ukomeje gukira amakuru arambuye amakuru yegereye ko yagiye atandukanye hano kuri Entertainment. Airtel Rwanda na Israel Mbonyi bagiye kwinjiza abanyarwanda mu minsi mikuru mu buryo bwihariye. Airtel Rwanda yatangaje ku mugaragaro gahunda yayo ya Christmas Forever igamije kugeza ku banyarwanda ibyishimo mu minsi mikuru ifatanyije n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi. Ibyishimo bya mbere bizatangira mu gitaramo cya Israel Mbonyi cyiswe icyambukane kizabera muri BK Arena tariki 25 Ukuboza 2025 aho Airtel Rwanda yayiteye inkunga. Nyuma yaho akazaba ikindi tariki ya 2 Mutarama 2025 kuri stade y'akarere ka Rubavu. Umuyobozi mukuru wa Airtel Rwanda Mr Sanjay yavuze ko Christmas Forever uretse kuba gahunda y'iminsi mikuru ahubwo ari uburyo bwo kwibutsa ko Airtel yubakiye gushyira umukiriya ku isonga. Ati muri Airtel intego yacu irasobanutse no guhora dutanga agaciro gahambaye tukageza ku bakiriya serivisi zifite ireme kandi tugashyira umukiriya ku isonga ry'ibikorwa byose dukora tugamije kubona icyizere muri iminsi mikuru. Twongeye guhigamira iyo ntego binyuze mu isezerano ryacu risobanura ko muri Airtel umukiriya ari umwami abayoboye. Yavuze ko ikoranabuhanga rya Airtel ryose rishingiye ku muyoboro wa 4G bijana na volt kuri volt y'ijana ikaba ryaremeje gukora abakiriya mu rwego rwo hejuru ribarinda ibihe byose kandi mu buryo buhoraho. Umuyobozi mukuru wa Airtel Rwanda yavuze ko ibihe bya Noheli ari ibihe byo kuba hafi y'abantu bafitiye agaciro kurusha abandi ari bo bakiriya. Yakomeje agaragaza ko hari ibindi bageneye abakiriya babo muri ibihe bisatira iminsi mikuru harimo paka za internet zitanga agaciro gakomeye ku bakiriya bayo. Umuramyi Israel Mbonyi yashimiye Airtel Rwanda kuba yifatanyije nawe mu rugendo rw'icyambu mu gihe imbaga y'abakunzi b'umuziki bateraniye hamwe bakaramya ibyishimo bya Noheli n'umwaka mushya. Amatike ari hanze kwishyura biroroshye ukoresha Airtel Money. Amatike yo kwinjira muri bitaramo yamaze kujya ku rubuga rwa Ticket Rwanda kandi abazayagura bashobora kubikorera mu buryo bwihuse bwizewe kandi bworoheje bakoresha Airtel Money. Airtel yatangaje ko bazagura amatike bakoresha Airtel Money bazitabira Lucky Draw izatanga ibihembo bidasanzwe bizatangwa mu minsi mikuru iri imbere habura gato ngo Noheli n'umwaka mushya bigere. Mu gihe cy'iminsi mikuru Airtel Rwanda izakomeza ibikorwa byinshi birimo ibitaramo n'ibikorwa by'umuziki gusura no guhurira hamwe n'abakiriya mu bice bitandukanye ibikorwa byo kubashimira n'udushya two kubasusurutsa hirya no hino mu gihugu. Airtel Rwanda yifurije abanyarwanda bose Noheli nziza n'umwaka mushya muhire n'umwaka mushya muhire uzira amakuba. Reka ngushimire twabonye muri iki kiganiro kandi nkutse kuri subscribe nimutayikoze kugira tukomeze tubane mu andi makuru kandi gatanu kandi